nongeye kuba ikaze mwese mukomeje kudukurikira muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Mukomeje gusuza mwese mukomeje kuba natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambukana kuri Rwanda Media. Ubwo ndaje uyu mwanya mwiza mbagezaho amakuru y'imyidagaduro arimo gutambuka arimo kugenda caracara hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero ndaje kugira ngo mbabwire ngiye kuba mbabwira ibintu uyu munsi. Ndabizi yuko biri buze kubaryohera mu mwese mukomeje kudukurikira kandi mukomeza kuryoherwa n'inkuru zigenda zitambuka hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero ni Rwanda Media, ni igitangazamakuru cyawe nk'abanyarwanda. Ubwo rero komeza gusuza mwese muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Ngiye kuba mbagezaho inkuru mbese byinshi wamenya kuri aba bombi, uwo bita Nyambo Jessica ndetse n'uwo bita Titi Brown. Muraza kumenya byinshi kuri bo ndetse uze kumenya ese barakundana cyangwa n'Ababesto. Ndabizi yuko nawe ushobora kuba ufite amatsiko yaba ngaba umubano wabo ukuntu umeze, ariko ukuri kose uraza kuva hano ukubenye. Turaza kuba dukurikiza ibyo bagiye batangaza muri no weekend, dore yuko bari bibereye hari ku mazi i Rubavu Gisenyi, bariho bagiye kuri la weekend. Ubwo ndaza kuba nkubwira nyine iby'aba bombi, ndaza kuba nguhereza update zose ziri kuva mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda, nazo ndaza kuba ngeraho maze nkubwire ngo byifashe bite, guhagwana ibimeze bite. Ubwo biragusaba kugira ngo ube hafi, ugume hafi kugira ngo hatagira akantu kaza kugucika hano kuri Rwanda Media na kamwe, kugira ngo dukomeze kubana. Rero uwo turi kuri subscribe, nta rindi banga ryo kubana natwe, rwose nta rindi ni ugukanda subscribe. Nimba warakoze subscribe maze ubundi ukandeho, maze ukande no kunzogera, maze dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, maze dukomeze kubana muri uyu mwanya mutoya tugiye kuba tubana amakuru agiye atandukanye arimo gucaracara hano hirya no hino hano hanze mu myidagaduro. Ubwo rero yego wowe turi kumwe ndagusaba kugira ngo dukomeze kubana muri no minota n'imikeya tugiye kuba mbagezaho amakuru agiye atandukanye, maze dukomeze kubana muri uyu mwanya. Ubwo rero ndaje kugira ngo mbahereze amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu myidagaduro. Gusa nawe wamaze gukora subscribe, reba neza nimba warakoze subscribe, maze ukande like, share, comment, maze dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye kugira ngo n'abandi bimenyere ibyiza bibera hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero mbaye ikaze mwese muri mu ntara y'amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse namwe muri mu mujyi wa Kigali, ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi yuko mudukurikira bari muri Amerika, mu Burundi, ndabasuhuje cyane, muri abantu bacu b'ingenzi. Tubona yuko mukomeza kudukurikira cyane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ubwo mwese bakunzi ba Rwanda Media muri rusange mbahaye ikaze kandi ndanabasuje cyane, amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. Ubwo rero ndaje kugira ngo mbahereze amakuru arimo kugenda caracara hano mu gihugu cy'u Rwanda mu myidagaduro. Nababwiye yuko tugiye kuba tuganira ku nkuru y'aba bombi, y'aba babiri. Ngiye kuba mbabwira umubano wabo uburyo wifashe ndetse naho ugeze, ndetse magingaya ese barimo gutekereza iki, ese aba bantu koko n'Ababesto cyangwa barakundana, ese byifashe bite. Ubwo rero ibyo byose nibyo ugiye kuba wamenyera hano. Ngiye kuba naguhereza gatanu ku kandi kugira ngo uze kubisobanukirwa nk'ayo mukunzi wa Rwanda Media. Niyo twiyemeje kutabicisha irungu kandi twiyemeje kubaha amakuru meza kandi aryoshye kandi amakuru yizewe 100%. Ubwo rero wowe mukunzi wa Rwanda Media, igira hino maze tutangire amakuru agiye atandukanye arimo kuvugwa mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Igira hino tuganire. Bamwita Nyambo Jessica, ni umukinnyi wa filime nyarwanda akazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Akaba yaramamaye cyane nyine nka Miss Nyambo. Ubwo aba bombi noneho undi yitwa Titi Brown ni umubyinnyi nyarwanda ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda, umubyinnyi twavuga yuko ari we wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda nyine wabashije kumenyekana. Aho muri no minsi rwose uyu muhungu ameze neza. Nta ndirimbo yaje gukorwa hano mu gihugu cy'u Rwanda uyu muhungu atayigaragayemo nyine ngaze abaperformingire, azana n'itsinda rye maze baze ko babyina muri iyo ndirimbo. Ubwo rero nta ndirimbo yasohoka hano mu gihugu cy'u Rwanda uyu mugabo Titi Brown atabimenyesheje kugira ngo nimba ari by'umuziki aze kuba yabikoraho. Murabizi neza yuko uyu mugabo ni umuhanga cyane kandi arabikora bigakundwa. Ubwo rero no muri la minsi
MTN Iwacu Muzika Festival. Iwacu Muzika Festival yabereye i Rubavu, muzi neza yuko bari gusoza ibi bitaramo, uru rugendo rw'ibitaramo rurimo kuzenguruka mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda. Muzi yuko uyu mugabo Titi Brown n'itsinda rye yahawe umwanya wo guperforminga, baraperforminga biracika kandi banarakundwa cyane, bakora ibintu byiza cyane. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo haje kuba interview, baza kubaza Titi Brown ati Nyambo baza kubona nyine ari kumwe na Nyambo yamuherekeje i Rubavu, baza kubwira Titi Brown atariko iyo Nyambo atari yaza mu buzima bwawe umeze bute. Titi Brown aravuga ati Nyambo atari yaza mu buzima bwanjye umutima wanjye wari ufunze cyane kandi wari ufite ishavu n'agahinda, atariko aho yaziyemo mu mutima wanjye watangiye gufunguka, ubona yuko mfite icyizere cy'ejo hazaza, ubona yuko nanjye ubwanjye nifite icyizere kubera yuko mbona yuko ibintu bigenda bikunda. Ubwo rero ni bya Nyambo ndetse na Titi Brown muri weekend bari bagiye Rubavu, aba bombi ko ari babiri bari bagiye Rubavu, ariko amavideo yagiye acara ikiganiro baje bakorera kuri channel ya Titi Brown Dancer. Miss Nyambo bigaragara yuko we azi koga mu mazi, ariko uwo bita Titi Brown ashwi byaramwishe ngo ntago azi koga habe na gato. Ubwo rero uyu mukobwa uyu munyarwandakazi yaje kuba avuga ati ngiye ku bestie ngiye kumwigisha koga kugira ngo nawe ubutaha azigishe abandi. Ubwo rero byaje ko ari ibirori bikomeje gutyo, bakina nyine ya mikino yawo murayizi, barimo gukina bari aho ngaho bari ku mazi nyine, bari ku mazi bari kwidagadura. Ubwo rero uwo bita Miss Nyambo yaje kuba afata Titi Brown amubwira ati zana nguhe umunyenga maze nkogane noge nawe nguhetse. Titi Brown agira ubwoba cyane. Titi Brown ubona yuko yari afite ubwoba bw'amazi, ariko amazi ni isoko y'ubuzima, amazi ni meza, ntacyo nyine iyo amazi murimo koga nyine mwagiye muri piscine nta kibazo rwose, uri kumwe n'umuntu ushoboye koga nta kibazo, amazi aba ari meza nta kibazo rwose. Yatinye Titi Brown yatinye amazi, ariko byarangiye nyine bakomeje koga bishimye, ubona yuko bo hagati harimo ikintu kinini kandi gifite igisobanuro gikomeye cyane, dore yuko bamenyekanisha yuko ari Ababesto, ariko ukuri kwa nyako wamenya nk'ano kuri Rwanda Media ntago tujya tujya indimi. Bari abantu babiri uko ari babiri barakundana kandi byadanje by'indani, barakundana kandi nta umwaka washira wumvishije ngo batabanye. Ubwo rero ni amakuru tuba dufite gatanu ku kandi bari abombi bishobora kumva isaha ku isaha ngo babanye kanamba ngo bakoze n'ubukwe cyangwa batangaje igihe cyangwa batariki. Ubwo rero ndagushimiye wowe twabanye muri ikiganiro, wowe twakomeje kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye byagiye bitambuka no kuri Rwanda Media. Ndagushimiye, komeza kugira ibihe byiza.